ese koko igituba cyawe kiraryoshye? Bwira. Cyangwa igituba cyawe kirumye nta nisa kigira? Cyangwa ntuzi kugitanga, ugitanga nabi ukibitse? Ariko burya akenshi iyo umugore n'umugabo bari gukora imibonano mpuzabitsina bakundanye, akenshi bimeze neza, nta kibazo gihari, umugore akakimuha neza, nukuri kiraryoha. So rero noneho bituba byose nasa nuvuga ko biraryoha, sibyo? Ibituba byose biraryoha, ahubwo ikibazo igituba cyawe wagitanze ute? Wamuhaye ute? Ese wamuhaye uko abishaka? Erega mwabagore mwereka mbabwire n'abagabo, akenshi bavuga ko umugabo ari umutwe w'urugo, umugore nawe akaba umutima w'urugo. So umutima ubaye udahari ntabwo urugo rwaba rwuzuye, kandi n'umutwe udahari ntabwo urugo rwaba rwuzuye. So rero umugore igaguha gukora imibonano mpuzabitsina inyuze umugabo wawe mu buryo bwose ayishakamo, mu buryo bwose abishakamo. Hari nk'abagore akenshi, ariko abagore bakuze nibo bakunda kubivuga, ugasanga umugore aricaye ngo ngiye ngo ntabwo nasise umugabo wanjye, ngo ngiye ngo musise ngo naruka. Waruka umuntu ukunda, mwabanye mukunda, wese ko yabikora, we ko yabigukorera bitewe yashaka kubigukorera. Ariko ugasanga we ngo kuba wabikora umugore wawe nimini ko wabikora umugabo wawe ngo biguteye iseseme. Madayiga gutanga igituba neza, wiga guha umugabo wawe igituba cyose, apana kugifunga, ukimuhe aho akibona. Noneho rero reka turebere hamwe ku gituba cyitwa agashokanyo. Umushokanyo uraryoha pe. Ku bagabo mufite abagore bafite ibyo bituba cyitwa umushokanyo, mwebwe murabizi, cyangwa se uwamurongoye azatubwira muri komenti. Uwarongoye umukobwa cyangwa se umugore ufite igituba cy'umushokanyo azatubwira. Wakibaza se ngo umushokanyo ni igituba kiba kimeze gute? Umushokanyo ni agatuba kaba gasa naho kari hasi, kare sinzi uburyo nakakubwiramo, karekare kari hasi ku buryo kagaragara kenshi umugore yunamye, kaba gasa nkaho kari inyuma ukuntu. Iyo umugore yunamye rwose urakabona ku gatuba, rero kararyoha pe. Noneho dere rero ngo uhuye n'umwana w'umukobwa ufite amazi, ufite ubworohere, ewana aragukubita igituba rwose akakiguha, ukavuga ati cyakoze. Nagira ngo nkubwire ko wowe mukobwa cyangwa wowe mugore ukuha neza umugabo wawe, nagira ngo nkubwire ko umugabo atapfa kukwibagirwa. Nimba umukobwa wowe, nimba ushaka ko umugabo wawe cyangwa se boyfriend wawe mbese ahurwa abandi bagore, muhe igituba neza, maze ureke azaguca inyuma. Muhe igituba neza, buri position yose akeneye uyimuhe, aba kinyuma. Nge niba ari uko nkikundira, niyo mpamvu nkunda kukavuga cyane, umuha kinyuma, umuhe position yose ashaka, hanyuma numara kuyimuha ubundi umuhe igituba neza, ubundi umuha amazi. Hari abagore usanga bagera mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina bagera hagati bakuma. Nyamuneka ibyo bintu ni amakosa, ndamakosa mwabagore mwe mubyirinde. Ikindi kintu nigeze no kuvugaho, sica kukigarukaho cyane, ikindi kintu mwabagabo mwe, ariko reka mbanze mvuga ko kantu, abagore bagera no mu gikorwa bagacikiriza, ugasanga urumye ubaye urukwi. Ese madame nsubiremo aka kantu bundi, iyo ubonye umugabo wawe afashe uducandwe agashira mu gituba cyabomba na soni biguteye, abo uri hose wigaye kandi bigutera isoni, ntago ibyo bintu bikwiye. Niba ari n'indwara ufite ujye kuyivuza, ariko ntago bikwiye. Hanyuma se naye mugabo mubaze, iyo urongoye umugore wawe afite uburyohe, yoroshye, afite ubworohere, ataka, arimo akubwira sheri aho kozaho, koza inguni zose z'igituba ukazirongora zose, akakubwira sheri koza naha biraryoshye, ariko kubwira ngo ari gutaka, sibomba ratabiryoshye. Sorry, nuba wumva biryoshye, ariko si tekereza nawe uri kurongora umugore wawe atavuga,
ari ikiragi, ameze nkaho atabyitayeho, ameze nkaho bitamureba bitamufasheho, ku mutima harimo kuvuga ati kigire vuba nigendere, kigire vuba nigendere. Si bibabaza arata, birababaza kurongora umugore atavuga. Mwabagore mwe mwige gutakira abagabo banyu, burya imibonano mpuzabitsina nabyo bimotiva umugabo. Nawe mugabo wige kuba romantike igihe uri kurongora, igihe uri kurongora ube romantike, umurebe icyoroshye. Mujye mwibuka kubwira abagabo banyu n'abagore banyu ko mubakunda. Igihe muri gukora imibonano mpuzabitsina ubwira umugore wati sheri ndagukunda, ese sheri urabizi kuri mwiza, umubwire kabone nubwo yaba ariko ntago yaba mubi, ari umugore wawe, kabone ariko ubwo nubwo mwaba mwashwaniye iyo, ibyo ntago byakagombye kugera mu cyumba. Hanyuma umubwira ati sheri urabizi kuri mwiza, ndagukunda, urabaruta, sheri sinaguca inyuma uko byagenda kose. Ayo magambo meza tubwirwa turi ku buriri cyangwa turi mu mibonano mpuzabitsina ni amagambo atumotiva mu gikorwa. Nagira ngo nkubwire ngo wa mugabo we, yego wenda nk'uko nabivuze bwa mbere, umugore ashaka kuba afite umushokanyo, yego uraryoha pe, ku mugabo uzi kubinoza kiraryoha cyo gituba. Ariko se yego umugore wawe aragifite, ariko se ko mugiye kubikora mwateguranye? Ese umugore wawe kuri kumurongora uramuganiriza umubwira amagambo meza? Bura hari ikintu ntemera, gukora imibonano mpuzabitsina mutaganira, icyo kintu sinjya nkemera. Ntubwire umugore wawe ko umukunda igihe muri mu gikorwa, ariko kabone nubwo sinzi uko byaba byagenze, ibagirwa byose wiriwemo, ibagirwa stress wiriwemo mu kazi, ibagirwa buri kimwe, kubera ko njya mvuga ko hari niho urugo rwubakirwa, hariya niho shingiro ry'urugo. Rero igihe muri mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, mugabo niba uzi kutajya kubikora jya ubikora, kubera ko bituma umugore intekerezo ze zitajya kure. Niba muri mu mibonano mpuzabitsina, igihe uri gucumita mubwira ati sheri ndagukunda, kabone nubwo waba uri kunyaza, umbwira ati mugore wanjye ndabikunda iyo uri kunyarira, ndabikunda iyo ndi kubona amavangingo yawe, ndayakunda. Umbwira ati mugore wanjye nkubuze sinzi ko nabaho. Amagambo nk'ayo umugore bituma aguma hafi, bituma aguma nyine umutima we n'ubwonko bwe bita bijya kuri cya gikorwa muri gukora. Ariko iyo muri kugikora mutavuga, intekerezo ziragenda zikigira iriya, iyo za Nyakariro, za Bumbogo, za Nduba nahehe hose, intekerezo zugasanga niho ziri mu mirima, ziri mu nka, ziri mu kazi, ziri mu bintu byose, niho intekerezo zigendeye. Ugasanga bibayeho n'inkomoko yo kuba uri mu gikorwa n'umugore wawe akaba yakubwira ati mvaho, akaba yakubwira muri mu gikorwa ati mbabarira mvaho, cyumye, igituba cyumye ku buryo cyacika imisate, ku buryo cyasatagurika, nyine sinzi ijambo ryiza nakoresha, ku buryo cyuma nyine akaba yakomereka. Yego mukaba mwembi mwakomereka. Ariko wa mugabo we, uzi ko uko ukora imibonano mpuzabitsina n'umugore wawe, iyo utamuganiriza zanekereza zikajya kure, bikaba byamuviramo kuma, bimuviramo no guhurwa imboro, bikaba byamuviramo no guhurwa gukora imibonano mpuzabitsina, akabihurwa burundu. Wajya umukora akakubwira ati ntago mbishaka. Niyo mpamvu rero mbabwira ko mugomba gutegurana first of all. Igihe mugiye gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, mukagomba kuganira ibitagenze neza mu rugo, mukabiganiraho, mukagerageza kubaka urukundo hagati yanyu mwembi. Noneho bikaba akarusho. Bura rero abagore hari amahirwe mugira, cyangwa se imiryango hari amahirwe tugira tukayapfusha ubusa. Ugasanga ugira amahirwe yo kuba umugabo wawe buri munsi ataha mu rugo, ariko no kubaka urukundo bikabananira hagati yanyu. Kandi umugabo wawe cyangwa umugore wawe kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, kuva
kuva ku itariki ya mbere kugeza kuri 30 umugabo wawe arataha mu rugo, nta zindi nzira aca, ntabwo akorera mu ntara, ntabwo aba yagiye isafari. Wayumvisha amahirwe. Ariko no kubaka urukundo no gukora ubwo kubaka, nivuga kubaka urukundo mu mehe icyo mvuze, no gukora imibonano mpuzabitsina no kurongorana mwembi bikabananira.